kara yo tunarecha mwana Ngo witwa cyirimifeza harya mu ngengo akazi mwaduhaye akazi niyo mushaka Shiza kimunda kurango kinziza ko nagiteye amavyi uriya utanzana yamurisha yakinyishe we numva ndushe n'ukuri simudivuza utanzana yamurisha ukiye gusa runziza ko nduteye amavyi nzayamukubita mu mutwe uretse ubutaha uzongera Salamu musaza. Ni neza se? Eba ni nzari bimeze nabi wakinwe. Bameruka kurya ejo bundi mani ndashonje byataka. Nta nakajana wandemera se. Nawe umuswitana gusa. Guse niba nta kimariye kandi niga yawe. Eba nyine tubudogo ducire tuba duhari. Eso nize ko ndi umukire. Ahubwo ziriya ndege. Ntihagira ahantu muzitwara handi. Kandi ubwo nyine izo ndege niziva ngaho zitambaye plaque kwanza uri kumva uretse ariko gatoya kandi igihe cyo tuzapfa n'ikintu kimwe mwebwe nta gahunda mugira urumva ugiye mumpesha umutwe umuntu wifite ama stress menshi cyane uretse kwanza sisi biteye oya ndi nakukunze njye cyirimifeza we nakundwa n'umuhungu nkawe Kindi umukire uza amafaranga afite ariko bure wowe. Oya amafaranga wapi? Aya yose ni amafaranga ureba mwana. Kare tubari dukiye amagiye kutudepoza hara hirya. Yihorere amafaranga yawe. Cyane ki. Wapi ndakunda. Ndakuremera ubuzima ndakunda. Oya byihorere ntabwo. Nese cyane ikimiro. Oya we nta wantu rero ntabwo ari wowe. Natwicare sawaje. Eba kabisa ahantu cupa ryaho ryarandyoheye ahangaha eba niraryose aserive bambuka umve agacupa none umva ubundi se hano hajya yonzanira agapeti mitsingi yonzanira agapeti mitsingi ubundi asigaye nanze ngorore bihagana hano neki narakonje arif cyangwa uhavoma cya kanze nyavome nakuvoma shaka abe nijoro kabisa nakudubika bayanywe nibarangiza bayatekeshe n'ibitoki ariko harimo n'impiri ariko barayanywa tu banatekesha ibitoki nibirangira bajye kwivomera neza nibabona ari mabi reka ntago nabyiviramo ibintu by'imvune hoya nta muntu uraho hafi ngo amfasha ariko ari ubusa ndayikura nta mugozi yewe ihangara naragowe kabisa naragowe rwose ariko ntacyo reka nyabashyisha bateke igitoki nkigugune tu gusa ubu ngubu abakobwa b'inahangaha ubu koko bavutse nda zeru ibuno ni indyo nyine tayari ariko ntacyo hari ahantu nanyuze ejo bundi ndi kumwe na mama nkasanga umukobwa mwiza nzajyayo muterete ariko koko ntaribi nzajyayo muterete niyabyanga nzahita nkuraho pe ihangara ni mwiza ndaniyogoshesha njya no muri salo mama ku giti ijana nkajya muri salo ntiyogoshesha
nta kibazo gapfunduye nta kibazo cyaka kimeze nabi mba ariko uretse kugenda gira hino ho gatoya hanze nkubwisha inama ho gatoya nari ndabona uri umuntu uzi uko biri kose hajya nyakekana ushobora urabibona nk'abantu b'abadamu mama ufite ibintu bibashimisha nk'akantu umugabo washobora kugukorera mbega nawe ugahita wirikura neza fresh none mbwira akantu nakora kuko umugabo wanjye ndashaka kumushimisha fresh ndagira ngo kabisa ugomba kumwitaho ukamuha keya ukamukorera utuntu tw'utujeste nyine ukamwitaho ukamugurira utuntu n'agashinete nk'ako wambaye yego imyenda nawe nta kibazo noneho rero ubungubu ngiye n'impamvu ngeze hano rero buriya nkubwire buriya mugore wanjye ndashaka kumukorera akantu k'agasiripurize ndagira ngo mpite mfate agacupa hano ariko noneho umugore wanjye ngende mushimishe neza fresh kandi ibyo namugiriye nibiza kurya mwana buriya uriya nzakugurira akantu we nta makuru ufite ntari kabisa ntari bwawe noneho wagenda ukawugiriye mu kazi nta kibazo neza ko kugenda ugira ngo uhamagare nta kibazo sawa rero inzoga iryoshye ariko hano hantu kano kabari ko kwa Ishiraniro hagira inzoga iryoshye ariko ndashaka kuzajya rimwe nkaza noneho na madamu wanjye mukagatare noneho nkamugurira icupa n'akaburushete hano twicaye tumeze neza fresh ubundi hasigaye ariko ntacyo reka manza nkora ibya mbere nibirangira nawe nzamutekerezaho ndaje ariko kanza ngende ngire vuba kagire base ko yo nayo idashiramo iryoshye utasayo gahamba reka nze aya reka itankereze gatuma ntikorera gahunda zanjye reka nze nako ntacyo Bravo. Nishimiye rwose kugera mu rugo rwanyu ntari bimaranye igihe ntabwo nshaka kuza kubasura nanjye nuko mu rugo nawe urayizi wa mubyeyi bigoye umuntu abakubita aha agaruka aha mbese ntiwarura rero nariroze neza kubera ko ari mu rugo njyenyine iwanjye naramubuze sinamenye irengero ryo ndetse mbese yagiye he bari gushaka imari hari umukobwa utuzanira imari nimba bari hehe sinamenye cyangwa baramugutwara birashoboka ariko se nimba nawe ariko wenda waba uvuga uti baranamumpaye ubu se njyewe njye mfite ikibazo nawe nuko uri inshuti yanjye ariko njye sinzi ikintu nzakora mfite umugabo nimba arutwa n'uwo wawe utanahari nubwo njye abahari nubwo usenga cyane ariko ni ukuri nta kintu ajya marana hanze hari abakobwa bakanuye amazi aho se niko bimeze njye nta kintu ajya marana hari umukobwa yazanye ngo tuzanira imari ni izuba dore araka nka ririya zuba niba niho abasimbiye ubwo reka nkubwize ukuri ibyo urimo we ntabwo ubizi rwose ubu ahubwo ufatirane hakiri kare ufate ntayifate gihebe wa mubyeyi ahita kubeshya iribagiza umugabo wanjye ngiye rwose nimaje kwanga nta kintu amarira ntacyo ntakora nagerageje no gufata umwanya ngo muganirize ariko wapi inshingano z'urugo rwose nk'umugabo nta kigenda kandi abahari mbese ijya ko ariko araza agahita yiryamira mbese niba n'ako kazi simbizi ako kazi navuga se byibuza tuzagurane aba ari ibyo gukora byibuza ntagenza ariko yubahiriza inshingano ze umva no gusenga cyane
ntabwo abaye kumpenza nyamara nawe mpamvu uri kumwe wanamubwira turi kumwe bimaze ndamubwira ngo ndinanirwe umuntu yagize akazi kenshi agahinda kakanyica ni uko barambwira ngo karinda buke ntiwirirwe ubaza rero bwagiye ahandi ahubwo mbwira tukwakiriza iki se tukoza na oya ndihuta wikwirirwa wigora ndihuta rwose ariko hari ikintu nagushakaga N'igiki? wafasha tugasangira ka cyayi Ngiye urabona cyirimifeza narabuze icyayi mu mubiri wanjye. wapi kabisa ariko ibyo bintu ukora ntabwo ari byo base twasangiye amazi Urabona ngiye cyirimifeza narabuze amazi mu mubiri wanjye. shakiremo n'ifeza kabisa Umva ndafiyemo. Jya hirya. ushaka ngahe se basi Reka nta make kuko wacu. nyine basi kabisa nubwo nagukunze ukanga kunyumva ariko basi twanatayemo ndaza kuganira ikibazo Urabona ngiye cyirimifeza nakubonera umwanya. kubera se kikanga Reka wacu. muri kwigira neza nagukunda ntabwo base nkuri Ndakana kimwe. ariko ntacyo kuko nagukunze ndibira ngore to nk'ibyanjye byose mfite kugira ngo byeme Ntabyo nkeneye. niba udakunda umuhungu ukize ukunda kandi twutuma ibobo Oya ikintu cya mbere ni ariko urukundo. nanjye ndabifite sister wanjye Oya we ntabwo se. maze uri nashuri Oya mbese nkwize kigali cyo wawe Oya wapi ntabwo nshaka. ubwo se wafashije gukanira Oya wapi ngiye wapi. mbese ubwo ni ikihe kintu ushaka mbere Habe na kimwe kuri wowe nta kimwe nshaka. mbese ko hari icyo ushaka Reka. shaka icyo gitima cyawe Oya umutima wanjye n'uwanjye unyabara hari wowe wapi. wacengeje hose nawe Reka. Habe n'umwanya muto nago. ubu nyine uramutse wawe n'amavuga Ya njye mfite dero ngiyemo. Abanye mfite nawe. basi wazashakira umwe Oya zashaka kimwe. Reka ndikwavuga. kiriya cyana kuko mbese kirimo iki koko ariko ubundi abakene ntabwo tuzanabaho neza urabona di ariko nanjye nemeye ndakabya dore umushonje waguye isari ngo ndi kwemeza icyana nka kiriya imbwa ziranoga ndake reka nigendere n'ubundi abagira inka barya ibihingwa Bajya mubona iminsi bari. Awo ngiye cyirimifeza namwemera. Ariko we nta n'isoni agira. Ngo wagira ngo ni gashyende koko ntawamurenganya. none se bagiye ka gahungu kawe harya kitwa sarumfune nibwo kwitwa none se ntabwo hari ngo ngere nkaramukije nyabo rekaze ngahamagara gusa hose gahamagare kandamutse sarofune karame mama none soza umushyitsi urashaka gutaha ndari ngaho nyabone kuna kwamfashe gasigaye karananiye nimba rwose bahatangaga hari simbizi kare abakobwa amaso agaterayo yadusuye neza mwana neza amakuru amakuru ni meza nacyo ubwaba neza umushyitsi style nahageze kare no kutari uhari amakuru se none se wo harya urakiga warasoje kwiga se yiga ibice ni ibice ukuri kuri wanjye ariko mwana hari icyo nkubeshyira koko hari icyo nkubeshyira ababyeyi turagora uko umuntu azagira abagabo agira abana ubu kuko bajya bageraho ngo bakanzira nose uwo mwana nawe utangiye kuranirana kandi akakanya rwose ariko ukuri pe ndarengana ariko satananirana ise abahani ngo byibuze amungane cyangwa amwigishe cyangwa hano n'ababyeyi bombi naho nijye jyenyine ni ukwihangana ariko akubwiye nawe dufite akazi ko gusenga ukwiriye gusenga cyane ariko wawe nta kwegera wanjye namureba igihugu hagati ni ibibazo gusa ariko wisubireho wa mwana we ntukababaze mama wawe dore abana ni wowe afite mukuru menya ari uko ari we mfite wenyine oya ni ukuri jya ufasha mama wawe uba umwana mwiza wige ntukajye mu biyobyabwenge biri hano hanze uzamubere umwana mwiza ni ukuri umwana wo kwifuza rwose ntukajye neza abantu nawe by'ukuri oya rwose icyo ukora wenda iyo ngiye nkahura na za marine nyine nta kundi tugahura tugakina na basari ariko mu by'ukuri pe oya nta mico mibi njya ngira uzacunga neza tuzasanga yagiye no muri bya bitabi Erega no ko ari umwana mwarateta cyane ko bagiye gukina nyine nabo bose gusa ko mva nasaba adahari uzagira ukuntu wigenza gute ahari niba yamukurikiriza n'uzishima niyo wankurikira rwose nta n'ibindi cyari bagiye
Irabagiza. Nta kibazo kuri. Irabagiza we. Tumenye habiri rero. Reka ngire nanjye kureba turiya twatwanye dore ko ngiye tukiri na dutoya. Niba ko n'uwo nyabura sari buze. Ariko ngiye mbona ini yageze mu rugo twamubona nashaka reka rero kubigira ibintu imbere y'Imana. Uzareke tugurane. Uramba bari. Uzareke Buri muntu wese agira umusaraba wa mubyeyi we. Ubwo ndi Imana yampaye ubwo nzakomeza muheke. Erega bashatse kera. ariko gihangara ikintu batse cy'ibizi Asha gihangara. uraho Itebyawe gihangara. ni byiza ma Ako gihangara. Wowe numva wivugisha wigi amagambo ko yagushizemo wabaye. nari mvuye kuvoma ariko nyine mafite n'ibibazo nese wowe ntago tungana nturebe uko usigaye umeze mwarakize Ariko rero ikibazo cyawe ni kimwe. ikiheze Neza nicyo gituma wivugisha amagambo angana gutya. none se ubu ntufite umugore ntitwavukiye rimwe ubu se ngiye mfite umugore sinirwa njya gutereta abagore bose ntibanyanza abakobwa baranyanza abagore baranyanga abakecuru baranyanga ubu Uriya rero gihangara reka mubwire. Ikibazo cyawe ni kimwe. ni ikihe Wowe ntago ujye wigirira icyizere. icyizere ndakiha icyizere ndakiha uri maganya uri marira wajye wigirira icyizere se abantu bose bakakubonamo icyizere ko bose bazakwiyumva. icyizere kiheze Rero nkwibwira ndimo numva urimo wiriza ngo abakobwa ngo barakwanze ngo abaki barakwanze baranyanze rwose uriya rero ubona wa mukobwa wahariya hepfo haha ndi ku kabari uriya nyine wabonye haha ndi ku kabari ko kwa sinayiga hepfo hari none se wabonye hari icyo abaye nta mukobwa najya afite urukara kwisagara mukunze wakintu uriya rero reka nkubwire naramukunze ndamubwira wagiha oya reka rero mbaze reka mbaze naramukunze atega amatwi agenda gutya kandi igihangara ikibazo cyawe ni icyo ngicyo aho mbwira ko nzakugera kandi wasanga muziranye ariko ubu niko nabonye asa n'umugore wawe ni umugore wawe babyindi imwe se oya uriya mwana rero ni umwana wo kwa shangazi ariko noneho uramungezaho ubwo biye rero reka nkwereke oya ubwo biroroshye ahubwo reka dutega amatwi rero nicare mbyumve neza dutega amatwi cya cyizere cyawe n'umunini wowe uzakiremo wowe uzagenda numugeraho hanyuma umusuhuze numara kumusuhuza gutya uko nguko niba ari kuzamusuhuza uzagenda ari kumuhobera yewe we na bya bituza byinshi yewe we uko nguko nyine hanyuma nurangiza wowe umubwire ariko buriya nta mukobwa uri mwiza kandi naragukunze ariko kuba naragukunze se wanyemerera mwabura nkazakugira umugore hanyuma noneho wowe uzamutega amatwi wumve icyo azakubwira yewe wumve n'icyo azakuza se nawe uzagihara muri ibyo nanjye buriya nari mfite igitekerezo cyo kuzambara neza mama yandodeshereje ishati nziza cyane y'igitenge imeze neza y'igitenge cy'ubururu nzayikubitamo n'ipantaro ariko nabuze n'inkweto zahene narazigurishije ngura n'inkweto ugira icyo cyizere rero hanyuma nakubwira uzakomeza ugenda utambika ibyo birenge byawe nzabigira gutya hari ikibazo si cya mbere si uko azabona nyine imeze neza fureshi gutya nyine byaje sawa ngaho komeza wirya utyo numara kwirya utyo wowe uzananirwe kugenda umushyiramo icyizere hanyuma ukomeze ibyo nyine ngaho rero sawa amagambo mbwiye ndayumvise nyabitsemo hano indani ejo ubwo rero nutinda ugasanga byakuvuyemo nta kazi kawe shyira umukecuru amazi bidakomeza kuba nk'iby'izina ryawe gihangara urakoze cyane nakwemera cyane ubu nzagenda nta n'icyo muha cyo kunywa nawe ibintu uba wigira ni ibikiko banziranye n'umuntu ngo witwa cyirimifeza harya ngo mbwiye ngo akazi mwaduhaye akazi niyo mubishaka waya